mpagaze ahangaha imbere yanyu I stand before you. kugira ngo mbasangize ubuhamya I want to share with you my testimony ku bitangaza Imana ikomeza kudukorera. for wonders that God does every day for us. Twigeze kwakira mu rugo bene data baje kudusura nk'abagabo. One day at our house we received our brethren, former brethren who come to visit us. Umuntu umwe aravuga ati hano hantu rero hashobora kuzamo ikintu cyitwa serire. And the one said, I can see that this place one day they may become a regular cell meeting. Niyo mpamvu mpagaze hano mbamenyesha yuko byarabaye. That's why I stand here before you announcing that it has happened. Ntabwo byagarukiye aho. It never stopped there. Twafashe umunsi tubyigaho na bene data duturanye hariya. We took one day and we started about it closely. Fata umunsi turavuga ati kwa kane tuzajya duhura duheye saa 9 yeze mugoroba. Then we decided since from now every Thursday we will meet 3 p.m. Ngiye kubwanjye ndavuga atari amasaha abantu baba bagiye mu mirimo bagiye gushaka bashakisha imibereho ninde se tuzabakuraye. But for me I was worried that that hours it is difficult for people because they are in their various jobs. How can we find them? Ndababwira neza yuko Imana ni irarika. But I can say that only God called their people. Imana ni izana abantu. Only God bring people. Kuko yarabazanye koko. Because for surely he brought them. Nabarebesheje amaso yanjye. I saw them with my eyes. Igitangaza nuko bahora babaza bahora na inyota y'ijambo. What amazing is they always ask, showing that they are thirsty for the word of God. Baravuze ati bati n'abandi baje bwa mbere hano twabonye ku cyumweru bari hehe. They asked the very first question like, those whom we saw last Sunday, where are they? Reka mbabwira ati umunsi mwumvise ko ahantu runaka hari serire bene data mujye mujyayo. Let me tell you that once you heard that somewhere there is a cell meeting, please go there. Nubwo mudaturiye aho hantu ariko mujye mwemera mufata kanya mugereyo. Even though you are not dwelling nearby that place, but please take your time and go there. Kuko ubuhamya bwanyu nabwo buba bukenewe kugira ngo abo bantu mbese mwebwe mu rumucyo w'isi mubamurikire. Because your testimony is very important to those people, because you are the light of the world, so that you shine to them. Nabonye yuko nkuko abatubanjirije mbere ba Abrahamu ba Mose n'abandi bose uko Imana yakoranaga nabo mu icyo gihe nikwiri gukorana natwe. Because they saw that the way God used to work with Moses, Abraham and others, it is the same way that God is working with us too. Iki ni cyo gihe cyacu natwe turiho uyu munsi. So this is our time too. Uhagaze mu cyimbo cya Abrahamu cyangwa cya Mose. You are standing in the place of Abraham or Moses. Niba twarejejwe koko pe twarejejwe. Because if we are sanctified, it means we are surely sanctified. Nimureke tumurikirisi. Let us shine for the world. Ndashimira Imana ku bantu baje uwo munsi. I thank God for people who came that day. Kuko ijambo twize nanjye ubwanjye bisa naho ari uwo munsi wa mbere nari nyumvise. Because the word we learned, it seems as the new in my ears. Nukuvuga yuko tugire apeti y'ijambo. This means that we should have too much appetite for the word of God. Hari umwene data watanze ubuhamya navuga yuko tukunda kugaburira umubiri. One brother gave testimony saying that we used to feed our body. Uko utagaburiye umubiri ngurananuka. Because when you don't feed your body, you get thin. Nanjye nongeye ko ahubwo uranarwara. But now I'm adding that
Not only that, you also get sick. mu mwuka rero reka natwe tugaburire umwuka duhage pe. The same way in the spirit, we have to feed our spirit so that we get full, tubone nuko tugaburira n'abandi. so that we get chance to feed the others. Murakoze cyane, Imana ihabwe icyubahiro.